Shimiye n'abantu mwese mufite umutima wo kumva ko mwasengera Sabe mutitaye ku bindi biri inyuma. Mutitaye ku biri kuvugwa, hari abari bari kuzana ngo mfite ngo n'indi video ngo n'ejo ngo nazana ngo n'iyindi. Iyo video nyamara inyuma yayo hari iyawe. Wowe uri kwivugisha gufite ngo n'andi ma video, ngo nawe inyuma y'iyo video hari iyindi video yawe kandi. Bwa mbere na mbere ndumva nshaka gukebura abantu nyine bameze nkanjye turi kuri iyi mihanda, niko mujya mubivuga ngo turi kuri iyi mihanda. Hari ukuntu njya numva ngo imihanda yanyereye, ariko imihanda inyerera gute? Imihanda inyerera kubera mwayinyereje. Aba Jotwin ndabakunda cyane, mukomeze musonge mbere, ntacyo bitwaye. Ibyo bibaho, umuntu akavugwa kandi bigahita birangira. Hari uburyo dushakamo amafaranga, hari inkuru ngo zicuruza. Izo nkuru inshuro zose aho uzazireba, aho uzazumva, uzasanga ari inkuru zitari nziza. Ni inkuru zishobora kuba zishyirishamo bagenzi bacu, zivuga nabi inshuti zacu, zivuga nabi abantu kugira ngo winjize ngo amafaranga. Mwiriwe neza abakurikiye IBTV Rwanda, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye gukoranamo ikiganiro kirekiremo kuko hari byinshi mba numva twasangira umunsi ku munsi, hari byinshi mba numva twavugana. N'ubu rero mbahaye ikaze, mpaye ikaze abanyarwanda mwese, mpaye ikaze abarundi mwese, mpaye ikaze abatanzania, abo muri Kenya mbahaye ikaze, abantu bari muri Mozambique mbahaye ikaze, abantu bari muri Zambia mbahaye ikaze. Ni ukuri mwese mumve ko mbiyegereje. Hanyuma mpaye ikaze abantu bari muri Canada, Amerika, ni ukuri abantu bose aho bari, Australia, Finland, hari inshuti zanjye nyinshi, ndabashuje rero mu izina ry'Umwami wacu. N'abantu bari muri Nigeria, nari mbibagiwe, kandi mfiteyo abantu b'inshuti zanjye z'inkoramutima zihora zimvugisha buri munsi, bampa inama nyinshi, mbese mwumve ngo ndabiyegereje cyane, kandi nanjye ndabakunda cyane. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha twese. Hanyuma uyu munsi nifuje ko hari ibintu tuvuganaho bitari byinshi cyane, ariko nk'inama nshaka kugira abantu, cyangwa se nko gukebura abantu, cyane cyane twebwe dukoresha social media. Turi abantu bareberwaho, twagakwiye kuba turi intangarugero cyane, ariko kubera aha hanze uko byifashe, sinzi ukuntu ndi bubivuga, ubu nabiburiye inyito. Ubundi twakagombye kuba turi intangarugero, ariko kubw'uburyo dukoramo bwo gushakisha amafaranga bwatumye dutakaza indangagaciro zacu, z'umuntu, z'ubunyarwanda, z'ubukristo, noneho nabyo mbyongereho. Hanyuma abantu rero numvaga uyu munsi nshaka gukebura, bwa mbere na mbere ndumva nshaka gukebura abantu nyine bameze nkanjye turi kuri iyi mihanda, niko mujya mubivuga ngo turi kuri iyi mihanda. Hari ukuntu njya numva ngo imihanda yanyereye, ariko imihanda inyerera gute? Imihanda inyerera kubera mwayinyereje. Ubwo nyine iyo mwayinyereje iranyerera, nta kundi byagenda. Ariko ni ukuri, mbabwije ukuri kose kundi ku mutima, ni uko amafaranga turiho dushaka agiye kuzatuma dutakaza indangagaciro zacu, kuko hari uburyo dushakamo amafaranga, hari inkuru ngo zicuruza. Izo nkuru inshuro zose aho uzazireba, aho uzazumva, uzasanga ari inkuru zitari nziza. Ni inkuru zishobora kuba zishyirishamo bagenzi bacu, zivuga nabi inshuti zacu, zivuga nabi abantu kugira ngo winjize ngo amafaranga. Sinzi ukuntu nabibonye kuri izi social media, ngo iyo utavuze inkuru mbi ntago ngo icuruza. Ntago nzi iyo fenomena ahantu yavuye, ntago nzi ukuntu byagenze kugira ngo abantu bishushanyemo gutyo. Wakora ibintu byiza ugasanga nta muntu ubyitayeho, nta n'umuntu urimo kubireba,
ahubwo wakora ikibi ugasanga nibwo wamamaye. Ni gute mwamenye ko mwamamarira mu bintu bibi? Bantu dufatanyije uyu murimo, ni gute mwumvise ko muzamamarira mu bintu bibi? Ni gute mwumvise ko muzabona amafaranga ari uko mwakoze ikintu kibi? Ni ibintu bibiri nshaka uyu munsi ko tuvuganaho. Ndumva nshaka gukebura abo bantu, nkumva nshaka gukebura abamama bagenzi banjye. Ndabizi ko rwose abamama bo nitubageraho hari ibintu byinshi muri buse n'abantera amabuye, ariko ayo mabuye ntago ajya mfata njyewe, niyo yamfata ntacyo byantwara, ariko hari akantu ushaka gukeburaho abamama. Rero reka tubanze turangize kuri iki ngiki cyo kuri social media. Social media turifata tukabyuka mu gitondo ukumva ko nuvuga mugenzi wawe kandi ukamuvuga nabi aribwo uri bucuruzi. Why? Kubera iki? Kubera iki wumva kuri bucuruzi ari uko wavuze umuntu nabi? Ese numuvuga nabi, wowe bakuvuze nabi byagenda gute? Wowe uwagushyira mu mwanya uri kumushyiramo byagenda gute? Ntago ndi bwumvikane n'abantu benshi, kuko naje kubona ko abantu benshi ari byo bintu bakunda, nibyo bakunda. kandi ntago ari byiza pe, ntago ari byiza abantu mundeba, ntago ari byiza. Ntabwo ari byiza kuvuga mugenzi wawe nabi, ntabwo ari byiza kuvuga kwamamaza inkuru ya mugenzi wawe. Ubushize narababwiye ngo abantu bashyushya inkuru za bagenzi babo ni icyaha baba barimo gukora. Hari inkuru rwose uba ubona idakwiriye gushyushywa, bigeze ku rwego rw'inkuru mba ndi kubona njyewe. Inkuru ikaza igatrendinga, icyumweru kigashira, ikindi cyumweru kigashira. Cyakora ikintu mbakundira, ikintu nkundira iyi mihanda, nuko nta nkuru igirenza, iyo ikabije iba ari nk'ukwezi n'igice cyangwa amezi abiri, ntabwo ishobora kurenga aho ngaho. Nicyo kintu cya mbere nabonye mbakundira, kuko uko byagenda ko noneho ubundi byakanabahaye isomo, byakaduhaye isomo, reka nanjye nishyiremo, byakaduhaye isomo yuko uko bavuze mugenzi wanjye nkashyushya iyo nkuru, nanjye barimo baranshakishiriza inkuru izatuma amera nka wa mugenzi wanjye. Rero twakagize isomo muri ibyo bintu, tukajya tuvuga ngo nimba uyu munsi bavuze njyewe, wowe witonde cyane, kuko nawe uko urimo kumvuga barimo baragushakishiriza ibihamya, nawe ejo bazakuvuga. Ntago nshyigikiye ko abantu bakora amakosa nanone ngo turebere gutya gusa, ariko nanone iryo kosa nimba ryabaye, bagenzi banjye, kwegera umuntu ukabimubaza bitwaye iki kuruta gushakisha uburyo ubwo wabona ibimenyetso byo kumushinja iryo kosa? Ese bagabo muri kuvuga iyi nkuru ya Sabe yaciye ibintu, iyi nkuru yamamaye, iyi nkuru iri ku isi hose, ufungura ahantu hariho hose ugasanga ari inkuru ya Sabe. Iyi nkuru bagabo muri kuyishyushya, bagabo muri iyizi cyangwa ntago mwiyizi? Bamwe muri mwebwe, ntago mvuze ko muri mwese, ntago mvuze ko ari mwese, ntago mvuze ko ari mwese, wenda mushobora kuba namwe mwagerwaho n'icyo kintu. Ariko se nk'abagabo mwe ko mwiyizi, namwe harimo abantu bacika intege mbazi, hariya n'abo tuziranye mwebwe muri iyizi, gute mwumva mujya gushyushya inkuru ya mugenzi wanyu ku rwego rugeze ahangaha? Ese ubu iyi ngiyi iramufasha iki? Iyi ngiyi ifashije iki abanyarwanda? Ubundi mu nkuru ya Sabe harimo iki kiri gufasha abanyarwanda? cyatuma n'umwana mu rugo ashaka kukubwira ngo Sabe ninde? Biratunguranye, biranatangaje cyane kubona n'umwana yifuza kumenya Sabe. Ntago mpamya neza yuko Sabe ubu ngubu aribwo yarashatse kwamamara cyangwa aribwo agiye kwamamara. Sabe yari asanzwe azwi rwose, yari asanzwe azwi. Abamuzi neza bamuzi neza, abamuzi nabi nabo bamuzi nabi. Kandi ni umuntu ntago twese twamumenya neza, nta nubwo twese twamumenya nabi. Ni nk'uko nawe wowe urimo nkurikira, wowe urimo ndeba, ntago uzwi neza mu bantu bose, nta nubwo uzwi nabi mu bantu bose. Icyo ngicyo buri muntu wese ajya akimenya. Ntago rero mpamya neza ko Sabe kuba ari kuvugwa gutya, uyu munsi ni Sabe, ejo ni wowe, ejo ni wowe nawe byakugeraho. Noneho wowe ushobora no gukora mistake iri, mana yanjye, iri kure cyane y'iyi ngiyi yabaye kuri Sabe. Niba yaranabaye, njyewe ntago nshaka kubyinjiramo cyane,
kuko ntago njya nemeza ngo byarabaye cyangwa ntibyabaye kuko sinari impari. Inkuru ntahagazeho njye sinjya nyibara rwose, nta nubwo nayibonera umwanya, sinanayibonera igihe. Ariko iyo byaje ahangaha ku mihanda nyine biba byaje nta kundi byagenda, ariko nimba byanaje menya ngo iyi nkuru uko ibaye gutya, ejo ibaye kuri njyewe byagenda gute? Ese uba ari wowe bavuze ra? Ari wowe bavuze uyu mwanya ungana utya? Ese wenda ko turi kuvuga ngo abagabo ngo wenda ngo ntimuyishyushye ngo namwe byabaho, mwebwe bagore mwebwe muri shyashya, mwa bagore mwebwe muri shyashya. Ubu umuntu abasuzumye yasanga nta rukumbi rubarimo. Mana yanjye, reka rero tumenye, tugerageze tumenye uko twitwara, tumenye uko twitwara cyane cyane abagore bari kuri iyi mihanda. Mumbabarire gukoresha ijambo ngo abari kuri iyi mihanda kuko umuntu iyo ari ku muhanda abantu bakeka byinshi, ariko abagore bakoresha social media mwihangane, kuko naje gusanga ibi bintu mbijyamo nabigiyemo ntazi ko wenda hari ibintu byinshi nari ntarabona cyangwa nari ntarumva, cyangwa se hari uburyo numvaga wenda bizagenda nkumva ni ibintu biri aho, urivugira inkuru ikarangira, urivugira inkuru abantu bakakumva bakagukunda cyangwa bakakwanga. Nibwo buryo njyewe nari mbizi, ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kugenda akajya in deep, akajya gushaka ibimenyetso kuri wowe kandi bitari nabyo. Ntabwo mvuze kubera iyo nkuru, mvuze no ku bandi bantu. Njyewe nzi abantu rwose benshi bakoze inkuru zitari zo, akemera agahimba inkuru kugira ngo runaka ngo abantu bose ngo asebe gute? Uyu munsi ko ashobora guseba ariko bitari bumare igihe, bigahita birangira akongera agasubira mu buzima busanzwe. Uyu munsi bashobora kukuvuga ukumva utinye no gusohoka mu nzu. Mwabantu mwebwe munkurikiye, mwebwe mutaba muri ibi bintu wenda ntabwo mwabyumva cyane, ariko iyo wamaze kubyinjiramo mana uhuriramo n'intambara zitabaho. Abantu rero mushyushye inkuru z'ibintu mutahagazeho, mujye mwihangana rwose, mujye mwihangana. Amafaranga iyo Imana yashatse kuguha amafaranga irayaguha ititaye ko washebeje Isabelle. Kandi Imana yavuze ngo Isabelle izamuha amafaranga, ntabwo izayampa kubera inkuru ya runaka nakoze. Iyo nkuru nshobora no kwibwira ko ari iri bumpe amafaranga, ugasanga nta nayimpaye. Yego ayo mafaranga araza kubera muba mwadukurikiye muri benshi, mukumva nyine ibyo ngibyo bidafite umumaro, mukabyumva mukanabikunda mukabiha n'abandi. Ariko ikibazo si mwebwe ndi kuvuga, ikibazo ni twebwe twazanye iyo nkuru. We wazanye iyo nkuru urinde, uri marayika utuye mu isi ku buryo ushobora kuvuga umuntu gutya gusa tu? Ntago nzashyigikira amakosa nyareba, ariko nanone nta nubwo nzashyigikira umuntu ushyushya inkuru ya mugenzi we. Ntago njye mbikunda, ntago mbikunda kandi nzi neza ko ariyo nzira nziza. Njyewe mba numva ariyo nzira nziza, nzarya dukeya twanjye niboneye nturyane umutima mwiza numva ntabangamiye umuntu. Wowe uzanyanga uzanyange, wowe uzankunda uzankunde, ariko umenye yuko uko uri gushyushya inkuru ya mugenzi wawe nawe ejo bazashyushya iyawe. Kandi wowe nucunga nabi mana yanjye, hano hanze hari abantu bazi gufata inkuru pe, bazi gufata inkuru. Niyo waba uzi ngo wari uri ahantu muri kwe, barakubona upfa kuba waricaye ahangaha gusa, waricaye imbere ya kamera ukagira ikintu uvuga. Rwose ndabinginze bantu banjye, mugerageze banyamakuru, bantu mukoresha social media, mwihangane. YouTube izasaza abantu kandi mba mbireba, iyi YouTube izasaza abantu ni ukuri. Hari umuntu uhurutura amagambo ukavuga uti Mana yo mu ijuru, uyu muntu aya magambo arimo kuvuga ubundi yabanje yatekerezaho. Ego Mana yo mu ijuru, hari ibyo njya mbona nkumva ndikanze. Reka ibyo ngibyo tubisoze tujye kuba mama.
tujye kuba mama, namwe ntago ndi rwose, ntago ndi ndatera agatebe mbivuge. Kambanze mbanywere. Kambanze nsome ku mazi ubundi rwose mama mbinginga. Niko mama, kera ko mama w'umuntu ntago ndi bubakire. Ntago ndi bubakire. Mama w'umuntu ko yari wa muntu w'agaciro, mama w'umuntu ko yari wa muntu ugira ibanga, mama w'umuntu, yewe mama ujya gushyira urugo rwose hanze, ugashyira urugo hanze ngo urimo urashaka amafaranga. Mana yo mu ijuru, mana yo mu ijuru, mana yo mu ijuru, ntago nzi ikintu njyewe nababwira. Hari njyewe ikintu rero kimbabaza cyanyu mwaba mama mwe, nuko naho mubivugira ni ukuri ko Imana nta nayo mubona. Yaba waruze amafaranga, nyiri kukubaza ariya magambo yinjije, wakabaye ureka kuvuga amagambo angana kuri hejuru y'ibihumbi 10 cyangwa 20. Harangiza mukaza ngo abanyamakuru ngo baranshutse, ngo ndavuga baragushutse, wowe nta bwenge wagira. Ntago wowe watekerezaga yuko nuvuga urugo rwawe rwose ukarushyira hanze bizakugirira ingaruka? Ese niyo mwaba mwaratandukanye, hari abo mba ndeba ngo baravuga ngo kubera batandukanye n'abagabo ba, mbe niyo mwaba mwaratandukanye ni ngombwa ngo ujye gushyira hanze ibyabereye mu nzu byose? Mama bene data, ibi ni ibiki byabateye? Mwatewe n'iki? None ahantu bimbabariza bikarushaho kumbabaza, izi nkuru nyinshi zigirwa n'abarokore. Izi nkuru zo gushyira hanze ingo zanyu zigirwa n'abarokore, zigirwa n'abarokore nka 70% ni abarokore. Ahantu uzasanga inkuru z'abagore bajya kurira ngo bagize gutya bagize gutya, ni abarokore. Abenshi muri abarokore mwiyita nako, ntago ubwo muri abarokore. Murokore muzima ntago yakora nka kuriya. Hari inkuru njyewe nabonye ndababara pe, ndababara. Mu mama akavuga ibintu by'urugo rwe rwose, akavuga uko umugabo ngo yamubwiye n'ibyo yamututse n'ibyo yagize gute, akarenzamo ngo Imana yari yambwiye. We ni Imana yari yakubwiye cyangwa Imana ivuga ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo? Ntago umugambi w'Imana ujya ufeiringa, icyo ni icyambere. Ntago umugambi w'Imana ujya ufeiringa. Imana yagambiriye ikintu kuri wowe irakikora uko byagenda uko ariko kose, ahubwo wowe hari uburyo wowe ubyitwaramo nabi. Mujye mumenya, mujye musobanukirwa. Ntago mvuze ko se ndabisobanura gutera, mujye musobanukirwa imvugo y'Imana. Namwe bahanuzi mujya mwiha kutubeshya, mukajya mutubeshya namwe si sawa, ariko nanone njyewe hari principe njya ngira ivuga, hari uburyo njyewe nteyemo. Ubundi niyo umpanuriye umbeshya, usibye ko Imana ubu yankoze ku maso, nta muntu ujya upfa kumbeshya njyewe. Ariko niyo umpanuriye umbeshya, njyewe mbikura ko wowe wambeshye, nimba wanambeshye njyewe nkizera, nkavuga ngo ntitaye kuri wowe ubivuze. Niyo waba ubeshye, upfa kuba icyo umbwiye numva ndi guhamanya n'Imana ko igikoze ntacyo byaba bitwaye. Ariko harimo n'abandi mutubeshya cyane cyane. Rimwe nzabaha story y'umuhanuzi wambeshye, mwumve namwe isi turimo, mwumve ahantu tugeze. Ariko se nimba Imana yarakubwiye ngo izakubakira urugo, hanyuma ejo washyika mu rugo, urugo rwawe ukarwitwaramo nabi, cyangwa se ukarangara Satani akinjira, yamara kwinjira ugahita utangira ngo Imana ngo yari yarambwiye ngo kwizamanga urugo ngo rumeze ngo gutya na gutya, ngo none ngo ubu ngubu ngo Imana niyo yabishatse ngo n'ubundi rwarasenyutse. Ntago ari byo, ibyo bintu ntago ari byo. Ntago Imana ijya yisubira. No muri Bibiliya ni ukuri pe, ntago Imana ijya yisubira ku mugambi yavuze ku mwana w'umuntu.
nimba Imana ivuze ngo nguhaye urugo, ibiruguhaye ahubwo cunga neza muri rwa rugo rwawe, urimo urarwitwaramo gute? Se umugabo mwubakanye we arimo aritwara gute? Mwembi murimo muritwara neza ku buryo urugo rwanyu rukomeza kuba nk'uko Imana yarubahereje, cyangwa mwinjijemo ibindi bintu mutari muzi? rimwe nzababwira rimwe nzababwira ku kintu kijya cyinjira mu rugo rukagira umuvumo. Nzakivuga ubwo hari abahise bakimenya ngo ni giki. Hari abahise babimenya, ariko birababaje kubona umumama ubyaye 1 2 3 4 5 6 7 8, nshobore kuba ari nabwo nari wo mubare nanumvise, cyangwa se 9 ngira ngo, yicara kuri kamera kavuga ibintu ntasobanukiwe, agashyira urugo rwose hanze. Ese uba uri gute? Reka nemere ko we baguhaye izo veni da, izo veni uragiye urariye nta kibazo. Ese wari uzi ko wa mwana wawe ari gukura, azakura areba ibintu wirirwa uvuga? Areba ibintu wowe uvuga kuri papa we, urabizi neza. Ntago nanone njyewe ukuntu njyewe mbizi cyangwa se nabyumvaga cyangwa mba mbitekereza, nari nzi yuko kera iyo habagaho ikintu mu rugo rw'umuntu, mbere na mbere baricaraga bo ubwabo babiri bakabiganira, byakanga kuko hari n'abadashoboka batemera ko baganira, byakanga ugahamagara inshuti n'abavandimwe cyangwa ababyeyi bakaza bakabafasha muri cya kibazo. None ubu ngubu reka da, buri muntu wese ngo arashoboye, buri muntu wese ngo yifite, ngo njye nifitemo ubushobozi bwanjye, njyewe uko gufunga imitwe kwanyu. Agore mwe, nanjye ndi umugore, ndubatse, kandi ntago ntuye mu ijuru, ntuye mu isi. Ntuye mu isi, nanjye ibyo bandi barwana nabyo nanjye bishobora kungeraho nshobora kurwana nabyo. Ariko mbere na mbere banza urebe n'impamvu ubundi, banza urebe n'impamvu. Ejo bundi mana yanjye hari story nahuye nayo, nagendanye n'umumotari. Motari duturukana ahantu nk'inyamirambo, tuza ambwira story ye, turinda tugera ahantu nari ngiye, kandi harimo umwanya muremure rwose. Ariko motari ampa story y'umugore we, numva ngize nk'amatsiko yo guhura n'uwo mugore basi ngo tuganire. Njyewe ntago ndi mukuru cyane, njyewe sindi mukuru pe, nta nubwo ari uko nahuye n'ibintu bikomeye cyane byagatumye wenda mbasha kureba imbere cyane, ariko umutima wanjye wonyine hari ikintu ujya umbwira ukanyumvisha ko hari ukuntu mba nkwiye kwitwara. Ukanyumvisha ko hari ukuntu mba nkwiye kwitwara mu bintu byose, mu buzima mbayemo hose, mba numva hari uburyo mba nshaka kwitwara. Kandi hari n'ibintu ntakagombye kuba ari ibintu nize mu ishuri, ntakagombye kuba nigishwa n'abandi bantu, hari ibintu byakagombye kuba biri muri njyewe ubwanjye. Motari ampa story y'umugore we, gusa njyewe ukuntu nteye ntago njya numva uruhande rumwe ngo mite mfata umwanzuro cyangwa mite ntekereza ngo wenda koko nibyo numve ko ariko kuri. Oya, njyewe ngerageza kumva impande zombi. Niyo mpamvu nanamubwiye nawe ubwe, ndamubwira ngo naramuganirije, ndamubwira nti keretse duhuye n'umugore wawe tukaganira. Impamvu hari igihe umuntu yivuga meza kandi amabi nayo amuri inyuma abizi neza, ariko mu buryo yabimbwiyemo n'uburyo yaganiriye n'umugore we kuri telefone turi kumwe, nasushe nkumva ko ibintu yambwiye ariko kuri. Urumva? Mana yo mu ijuru, Mana ishobora byose. Umumama ari mu rugo, abamama badafite akazi ndabashuhuje, Imana yo mu ijuru ibahe icyo mukora. Birababaza, njyewe ndabizi cyane, birababaza kuko hari ibyo ukenera gukora wabona nta bushobozi ubifitiye, ukumva urahangayitse cyangwa ukumva urababaye. Ari naho benshi bahera mugakora amabara, ariko hari n'abandi bazi kubyitwaramo neza ndetse bakaniyoroshya cyane, ndetse bakaniyubahisha ku buryo utanamureba ngo umenye ko adafite ako kazi.
sinzi niba mujya mubibona, hari abamama benshi nzi rwose batagafite kandi babayeho kandi bakabaho neza, ntawe babangamiye. Rero uwo mumama we ari mu rugo nta kazi agira, umugabo ni umumotari. Hanyuma umugabo ngo bahora bapfa ko mbese moto bari bafite bari barimo kuverisa barayishyuraga, yari yayindi bafata bakabaguriza bakabaha moto bakajya bakora bishyura. Hanyuma umugabo agakora akishyura moto, umugore akamubaza ati amafaranga ajya he? Umugabo aramubwira ati nishyura moto. Umugore ageze aramubwira ati noneho mu byo wakishyura byose no mu byo utekereza gukora byose jya umpereza nanjye amafaranga buri munsi. Motari arambwira ati aho rwose noneho nakoraga nk'umusazi, hari naho nagenderaga y'abandi batagendera kugira ngo ndebe ko ndi bubone ayo ndi bumuhereze n'ayo ndi buverese. Cyakora ngagira Imana izo nzira zicamo abona arayishyuye arayirangije. Aho rero arangirije moto abwira umugore ati rero nk'uko n'ubundi twishyuraga moto tukishyura moto tukanarya, niko n'ubundi tugiye kubigenza kugira ngo turebe ko dusevinga tukagira icyo tuzageraho. Urumva? Ati ubwo ngubwo aya mafaranga twishyuraga moto n'ubundi tugiye kujya tuyasevinga kuko n'ubundi nimba nari mfite ubushobozi bwo kuyabona n'ubundi nzakomeza nyabone, sitarago nakoreshaga kugira ngo nyabone ndemera nzigemo ariko ayo mafaranga aboneke. Urumva? Arangije umugore aramubwira ati ntago bishoboka, ntago naba narariye nabi wishyura moto ngo njye na nabi moto wararangije kuyishyura. Niko mama ubu wigeze uburarara? Yego ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Hanyuma arangije rero umugabo aramubwira oke noneho nimba udashaka sevingi, urumva, niba udashaka sevingi noneho reka amafaranga yose njye nyaguhereza wowe uyajeri umenye uburyo uyakoresha. Umugore ati sawa, ati ahubwo icyo nicyo nashakaga ko n'ubundi sinzi ahantu amafaranga uyajyana. Umugabo afashe simukadi ya kode afata kode ayiha umugore, ayandikaho umugore arayimuha. Ubwo umukiriya wese ugiye kumwishyura amuha kode, amafaranga ashyika ku mugore. Urumva? Noneho umugore arangije aramubwira noneho urumva nka mu gitondo agatwara abagenzi bashyiraho amafaranga, noneho ngo yajya kubona akabona nka 5:00 umugore aramuhamagaye aramubaza ati kutohereza rasiyo bimeze bite? Hanyuma umugabo akamubwira ariko se ko amafaranga yose nyaguha ubu ugira ngo rasiyo nohereza ibi yihe niyihe ushaka? Noneho nza kumusobanuza ndamubaza se nuko aba atabonye ayo mafaranga? Arambwira ati aba yayabonye, ahubwo hari sisiteme afite ngagira umubare w'amafaranga ahahisha ku munsi. Ati niyo twaba dufite sitoke mu nzu agira umubare w'amafaranga ngo ku munsi agomba guhahisha. Ati ubwo rero ayo mafaranga iyo ataragwira ntago twumvikana. Mama niduhura nzakugira inama kandi itari iy'ubwana, itari n'iya kigore, dore ko abagore mujya mubaca amazi. Nzakugira inama ko dufitanye gahunda yo guhura, kandi niduhura nkamugira inama agahinduka, bakunzi banjye nzamuzana abaho ubuhamya. Ni ukuri umugabo we yarabimbwiye aranarira. Noneho turi mu muhanda ndeba uburyo umugabo ari kureactinga, mbona dushobora gukora accident. Ndavuga ni banza uhagarare tuganire. Arahagarara ava kuri moto turabanza turavugana, ambwira story yose uko byatangiye. Ubu ngubu ageze ku rwego rw'uko yamubwiye ko atazajya aza kurya mu rugo 6:00, ngo ntago ngo yajya ngabona ngo amafaranga ngo yo guteka ngo no kugaburira abana ngo no kugira gute ngo anategurire papa wabo. Ese abana bawe ibyo barya ntago ari byisarya? Umugabo ngarya muri restaurant 6:00. Noneho kubera iyo systeme bafashe yo kujya kurya muri restaurant 6:00, umugore ngaramubwira ati sinzi n'ahantu uba wariye, ahari wariye mu bagore bawe. Bagore mumeze gutyo nagira ngo mbibutse ko
uyu mugabo iyo umubwiye 2, 3, 4, 5 aragenda. Nkurikije n'ibyo naganiriye n'uwo nawe ari mu nzira agenda, kubera ko uhora umucyurira ko amafaranga yose utabona aba yagiye mu ndaya. Azagera aho ayatware, umunsi umwe azagera aho ayatwareyo, kandi bizaba bitewe nawe. Ni wowe uzaba wikururiye iki kintu mu rugo iwawe. Hari stress abagabo badakunda, guhora umubwira ngo yagiye mu ndaya, ugiye ayo mafaranga yawe yajyanye mu ndaya, ugize ute. Aragenda, agera aho akagenda. Kandi indaya zirahari, zituje, zitegereje umuntu uzanye amafaranga gusa. Ko nta ndaya rwose ishobora kukujyaho ngo ikuririre ngo ikubwire ibibazo byose. Oya, murahuzwa n'ibintu bibiri: muha amafaranga guhereza ubuzima, nta kindi. Muha amafaranga muryamane, sefini. Waramenye ibindi bibazo nyuma arabyimenyera, icyapfa nuko wamuhereje amafaranga nk'ayo yashakaga. None se ubwo nuhora umushyiraho izo stress gutyo, ahubwo urumva atagiye kujya gushaka aho aruhukira? Ntabwo iyo story y'uwo mama nyibarangirije yose, kuko ni ndende pe, ni ndende. Byageze n'ubwo mubwira ngo yaramuhamagaye turi kumwe, aramuhamagara aramubwira ngo ndashaka amafaranga. Umugabo aramubwira ati njyewe abantu bakoherereje amafaranga bariya nibo bantu natwaye kugeza izi saha, usibye umuntu umwe uri kuri moto ngiye kugeza aha n'aha, niwe wenyine utaranyishyura, abandi bose nabahereje kode nayo ngayo nabonye. Aramubwira ngo ubwo ndabizi, ngaho agiye kujya ndahazi. Agiye kujya arahazi. Nabajije uwo mugabo, ese byibure koko iki kintu waba waragikoze akaba yaragufashe, akaba abizi neza ko ariho uba ugiye? Aranga ati kuva njye n'abana nawe. N'iki kintu yarakivuze ndatungurwa, mbanza kugira ngo wenda ni kwa kundi abagore mwisaza, ariko nyuma nza kubona ko ariyo system arimo. Mana yo mu ijuru, umugore yarantunguye, umugore yarankanze, narikanze. None mwa bagore gute mwebwe mukora ibintu bimeze gutya? Ese ubu wowe wagushyira hariya mu muhanda ngo utware nk'uko atwara, ushaka ayo mafaranga wishyure ayo matirangire, nyuma wite ku bana n'umuryango wawe? Ayo mafaranga urimo ubaza wowe wayabona? Niyo waba wayabonye, ese wamenya kubijera nk'uko ushaka akabijera? Banza wishyire mu mwanya we mbere yo kumuvebagura. Banza umenye neza, si ubundi koko iyi ngeso ndi kuvuga ku mugabo wanjye arayifite cyangwa ntayafite? Ubanza ubimenye neza. Hari n'abantu hanze aha ngaha bashyushya inkuru, ba bandi nahoze mbabwira bazi kubeshya. Aza akakubeshya pe, akakubeshya. Ku barokore murabizi, mu byumba by'amasengesho hari igihe bakubeshya. Bahanuzi mujya mubeshya abantu, ukabeshya abantu ngo umugabo wawe ngo ugende ngo usenge cyane ngo icyaha cy'ubusambanyi kinjiye mu nzu yawe. Uzi iyo ubwiye umuntu gutyo? None se kandi nimba mbana n'umugabo wanjye n'abana, nta wundi winjije icyo cyaha, ubwo nimba atari njyewe wagikoze, egare ko umugabo wanjye yagikoze. Ubwo uzi intambara uba ushoje mu rugo rw'abantu. Bahanuzi, mwigiye he guhanura ibyo bintu? Kera ko nta muntu wahanuriraga. Njyewe ukuntu mbizi nta muntu wigeze ahanurira umugore n'umugabo bicaranye gutya ahantu ngo abahanurire ikintu cy'ubusambanyi, uba uteranyije urugo. Ni kwa kundi nababwiye ngo ujye ugenda wegera umuntu bimubwiye, nimba koko Imana yakikweretse. Ariko urifashe ngo uhanuriye umuntu ngo iwawe ngo hinjiye ubusambanyi. Hinjiye ubusambanyi, ubwo egare kunyeretse ko umugabo wanjye yinjije ubusambanyi mu nzu, ubwo intambara iratangiye rero. Murabizi ko abagore tutajya dupfa kwihangana, ni bakeya bihangana rwose. Ariko bagore mugerageze mushishoze. Banza umenye neza nimba koko icyo cyaha wagifatiye ku mugabo wawe, ubone kubigira intambara. Koko hari abantu babeshyanya, hari abantu bababeshya, hari ukuntu mwisetingamo ibintu bitabaye.
aha mana yanjye, hari ukuntu mwisetingamo ibintu bitabaye kandi bizagorana, bizajya bibagora mwebwe nimukomeza gukora ibintu bimeze gutyo. Bagabo namwe ntago mbashyigikiye, kuko hari abagabo mufite amafuti pe, mufite amafuti agerekeranyije, ni nako babivuga, mufite amafuti agerekeranyije, ariko mwese muyihane. Bagabo mumenye ingo zanyu, mukunde abagore banyu, kuko umutereta cya gihe akiri umukobwa wabonaga ko ari mwiza, ubwo bwiza n'ubu niwe rega, n'ubu niwe, nubwo umureba ngira ngo ukabona hari ibyahindutse. Tugera mu rugo tukabyibuha, tugera mu rugo tugasa neza cyangwa tugasa nabi, ibihe birahinduka. Nimba twabyibushye ntabwo bivuze ngo uhite ngo wumva ko ngo ntabaye ikintu kitari cyiza, nabaye mubi, oya. Nimba nananutse wikumva ko nabaye mubi kubera ko nananutse, ndacyari wa wundi, kandi umutima washimye mbere yuko tugiye kubana ni nawo n'ubu ngubu ngewe nyifite. Rero bagabo namwe rwose nimwihangane, mwe kugira, hari ibintu byinshi numva nshaka kuzavugana n'abantu muri ino minsi, ku buryo buri munsi numva nshaka kujya ngenda ncishaho ikiganiro tuvugana ku bintu by'amakuru aba ari ahangaha, kuko rwose naje gusanga gukomeza gutwara gutya, oya, hari ibyo tugomba kuvugana, munsi nakoze ikiganiro cy'abahanuzi n'abanyamasengesho n'ibyumba by'amasengesho, noneho muzumirwa kuko hari inkuru zabo nyinshi numva nshaka ko dushyiraho akadomo. Yego ntago nzavuga ngo runaka na runaka, oya, ariko ndashaka kubabwira ibintu bijya bisenya ingo zacu kandi byaturutse mu nsengero, twitwa ko turi abarokore, namwe muri abarokore, mukatuzanira ikintu gishobora kwangiza urugo rwacu ngo mwaduhanuriye. Imana ibababarira abantu mukora gutyo. Bagore namwe mugenda musebya ingo zanyu mukazivuga nabi, niyo rwaba ari rubi wijya kurushyira hariya ku gasozi kuko ntacyo biri bukungure. Ndabagira inama yo kureba abantu nka bangahe mukicara ahantu hamwe. Social media ikumariye iki? Muramenyekana ngo bitanga iki? Urakabona umuntu amenyekana mu bintu byiza. Kumenyekana mu bintu byiza ni sawa, ariko kumenyekana uri kwivuga njye nari indaya, nagiraga gutya, none nashatse umugabo byagenze gutya, no, ibyawe byarafeirinze, ariko wikereka abantu bose ko ugize urugo bifeiringa. No, hari ingo zikihamya Imana, hari ingo zigikundanye, hari ingo zikimeze neza. Ntago kuba urwaye rwarasenyutse byerekana ko n'izabandi zasenyutse. Ntago kuba warahuriyemo n'ibikomere bingana gutyo bivuze ngo ugende ushyire hanze urugo rwawe uvuge nuko waryamaga n'umugabo wawe. Ntago ari byiza. Bamama mwiyubahe, nimba mudafite ubumuntu cyangwa mudafite umuco nyarwanda, mugerageze mwubahe n'abo bana murimo kubyara. Wowe urabyara inshuro 9, 10, warangiza ukaza kuvuga inkuru mbi izatuma abana bawe bakura n'ipfunwe, bazajya bakura bareba bati mama yabayeho gutya. Byose ni byiza. Kora ikintu cyiza byibura kizatuma umwana wawe aba fieri yo kuvuga ati ndi umwana wa runaka. Ndumva ntavuga ibintu byinshi cyane, navuze koko, ariko reka nsoreze ahangaha. Nshimira abantu mwese twabanye, nshimira abakunzi banjye, mujye muri comment mumbwire icyo mwumva mwifuza ko twavugaho. Abantu baryoherwa n'ibyo nkora namwe mujye mubimbwira, kandi koko murabimbwira, ni ukuri ndabubashye pe, murabimbwira kenshi, mumbwira n'ibyo nakagombye kuvuga. Ego hari ibyo mbona nanjye naba ngiye muri wa mwanya wa ba bantu nirirwa ngaya, ariko nshimiye umuntu wese ufite umutima wa kimuntu, nshimiye umuntu wese ugifite indangagaciro z'ubunyarwanda, nshimiye umuntu wese wumva wiyubashye, nshimiye na buri mugore wese ugikomeye ku ibanga ry'urugo rwe. Ndamushimiye uwo mugore n'intwari. Uwo mugore azanshake mubwire akantu. Hanyuma nshimiye n'abantu mwese mufite umutima wo kumva ko mwasengera Sabe mutitaye ku bindi biri inyuma, mutitaye ku biri kuvugwa. Hari abari bari kuzana ngo mfite ngo n'indi video, ngo nejo ngo nazana ngo n'iyindi. Iyo video nyamara inyuma yayo hari iyawe. Wowe uri kwivugisha gufite ngo n'andi ma video, ngo nawe inyuma y'iyo video hari iyindi video yawe. Kandi abantu muri gusengera Sabe, Imana ibashyigikire, Sabe akire abe muzima, niba rwose ni ukuri
twongere tubone Sabe ku isimbi, twongere tubone aba Jotwin, ndabakunda cyane, mukomeze musonge mbere, ntacyo bitwaye, ibyo bibaho, umuntu akavugwa kandi bigahita birangira. Rero mwese ndabashimiye cyane, ndabashimiye cyane abo twabanye muri iki kiganiro n'ibindi biganiro byose biri inyuma. Ndabifuriza ko mwagira amahoro y'Imana, ndabifuriza ko mwagira ubumuntu, ndabifuriza ko mwaba abanyarwanda, ndabifuriza ko mwaba abantu bafite umutima w'ubumana muri mwebwe. Hari umuntu nari naranze w'umunyamakuru, mbivuze njyewe, hari umuntu nari naranze pe, niba navuga ngo w'umunyamakuru nawe ukora gutya kuri social media, nari naramwanze nkurikije ibintu najyaga mbona avuga. Ariko ejo bundi hari igikorwa yakoze numva ndamukunze, uwo nawe Imana imuhe umugisha, simuvuze izina, ariko nibiba ngombwa hari n'igihe nzamuvuga, ariko Imana imuhe umugisha, kuko najyaga nibaza uwo ari we, simbashe gushyikira uwo ari we. Ariko ubu narabibonye ko nyuma y'ibi ngibi dukorera hano imbere ya kamera, hari ukuntu umuntu aba agifite umutima w'ubumuntu kandi agakora atitaye ku bindi biri inyuma. Njyewe hari ibyo ntajya nitaho, nkareba ibyiza gusa umuntu ari gukora. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha mwinshi, kandi mbifurije kugira amahoro y'Imana. Mugire, Mana yanjye, mugire uburyohe muri uru Rwanda rwiza turimo. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi. Ciao.